hari abantu barindwi cyangwa se ubwoko bw'abantu barindwi bisobanutse neza na Bibiliya ivuga ko abo bantu batakwiye gufashwa. Buriya ukuntu abantu bazi ngo umuntu agomba guhora afasha buri muntu wese ukamufasha, ariko buriya Bibiliya hari abantu ituburira ikavuga ngo aba bantu barindwi cyangwa se ubu bwoko bw'abantu barindwi nta kintu ugomba kubafasha, atari ukuvuga ngo nuko nta rukundo ufite, ahubwo ari ukugendera ku bwenge, ndetse kutabafasha ubugendeye ku bwenge unubashya Imana. Kuko hari igihe weho ngo ujye gufasha umuntu uzi ngo ugiye kumubera umugisha, ariko mu by'ukuri ahubwo ugiye gukomeza kumushyigikira kugira ngo akomeze agume mu byo yararimo kandi bitari bunezeza Imana. Reka dutangire gutya rero. Abantu ba mbere Bibiliya igenda igaruka ikavuga ngo bano bantu ntago ukwiye kubafasha. Tugiye kuvuga ubwoko bw'abantu barindwi udakwiye gufasha, kandi atari ukuvuga ngo ntabwo nta rukundo ufite cyangwa ngo wumve umutima uri no kukurya ngo hari ikintu wakagombye kuba wabafashije ariko ntiwagikoze. Abo bantu nta kintu ugomba kubafasha. Abantu ba mbere ngo utagomba kugira icyo ufasha, abanebwe ba bantu babibereye aho ngaho badamaraye badafite ikintu bashaka gukora. Buriya hari utandukaniro ngo riri hagati yo gufasha umuntu kugira ngo abashe kugira aho yigeza, ndetse no kuba ahubwo ubufasha ushobora guha uwo muntu bushobora gutuma noneho aremara burundu akigumira aho ngaho adamaraye kurusha. Bibiliya abanebwe ibyita ko ngo ari amahitamo y'umuntu, umuntu ari umunebwe ni amahitamo aba yagize, ndetse ngo aba ari no kwirimbura. Ko iyo usomye mu Migani 10:4 haravuga ngo ukuboko k'umunebwe kuzatuma akena, mu gihe ari kuwukorana umwete bimuzanira ubukire. Muri make rero ngo iyo umuntu yanze gukora, ukabona umuntu ahora ahunga inshingano ze, kandi ubuzima ni inshingano ze, kwiyuha kuya guhaguruka ugakora, mbega ukavunaka nizo nshingano zawe. Ukabona umuntu ari guhunga inshingano ze, ukabona umuntu ni umunebwe yaradamaraye. Ubukene uwo muntu ahura nabwo ntago kiba ari igitero yagabweho n'umwanzi, ahubwo icyo gihe biba ari umusaruro w'ibyavuye muri kwa kuboko kwe. Bibiliya ivuga ngo ukuboko k'umunebwe kumuzanira ubukene. Iyo uhunze inshingano ukigira umunebwe ntago kiba ari igitero cy'umwanzi ugenda uvuga ngo Satani yakugabyeho igitero. Bibiliya ivuga yuko ngo ubwawe uri kwirimbura iyo uri umunebwe ntacyo ukora, cyangwa se ufite ubunebwe bwinshi wikururira ubukene. Iyo usomye mu Batesalonike 2 ugahera kuri 3 kugeza ku murongo wa 10, intumwa Pawulo yo yanabivuze noneho isa nkaho nta n'imbabazi cyangwa se imiyaga iri gushyiramo. Yarivugiye ngo hano yandikiraga Abatesalonike, yarababwiye ngo udakora ntazajya arya. Bya bintu mujya muvuga ngo udakora ntakarye, buriya ni ijambo ryanditse muri Bibiliya. Nimba umuntu adakora ntakarye niko Bibiliya ibivuga, ariko wewe uri kuza ngo uri gushaka gufasha umunebwe, umuntu udashaka gukora, umuntu uri guhunga inshingano, we uri gushaka kuza kumugaburira nkande. Bibiliya ivuga ko umuntu udakora adakwiye kurya. Nakubwiye ngo tugiye kureba abantu barindwi muri Bibiliya banditsemo ko tutagomba gufasha. Ibi ngibi ntabwo ari ukuvuga ngo Pawulo yavuze ngo udakora ntakarye, ntabwo yashakaga kuvuga ko yagaragazaga umutima mubi cyangwa se kutagira imbabazi. Oya, niko ahubwo ubuzima dutuyemo Imana yabushushanyije. Ubuzima turimo niko Imana yabushushanyije. Birimo ngo umugabo azajya arya yiyushya kuya, bigomba kugenda uku nuku, umuntu agomba gukora, agomba kugira inshingano, niko ubuzima Imana yabushushanyije. Ntabwo ari ukuvuga ngo Pawulo kuvuga ngo udakora ntakarye yari umutima mubi cyangwa se ubugome. Uburyo Imana yo yabishyizeho ikavuga ngo umuntu azajya asarura ibyo yabibye, cyangwa se azajya arya ibyo yavunikiye, cyangwa se arya ibyo yahinze. Niyo mpamvu biri ikomeza isobanura ngo umuntu mu gihe ntacyo yabibye nta n'icyo agomba gusarura. Muri make bivuze ngo weho rero iyo inzira cyangwa se inzira y'Imana na systeme y'Imana ishushanyije gutyo ngo udakora ntakarye, umuntu azajya biba ibyo yasaruye, weho ukarenga ukabona umuntu ni umunebwe nta kintu ashaka gukora, si uko yabuze icyo akora, si uko yabuze utuntu akora, ni uko gusa nyine hari ukuntu umuntu aba ari umunebwe ubona adashaka gukora, yaradamaye aravuga ati ngiye kara kazi sinanagakora karavunanye, abagakora kandi akabaguza 1000 cyangwa 5 by'amayinite, ubundi akirirwa muri telefone yicaye. Mbega ukabona umuntu ni umunebwe ibintu nk'ibyo ngibyo. Umuntu ni umunebwe birivuga ko umuntu mu gihe ntacyo yabibye nta n'icyo agomba gusarura. Weho ukarenga ngo ni umutima mwiza uri gushaka kwishyiramo, ukaza ugafasha uwo muntu, nejo ukamugaburira, nejo ukamuha ibyo akeneye, ejo ukamugurira inkweto, ejo ukamugurira imyenda, ejo ukamukorera ibiki n'ibiki byose ku muntu nta kintu akora. Icyo gihe ntabwo ari urukundo, nta nubwo buri kumufasha, ahubwo buri kumushyigikira muri bwa bunebwe. None hakabona ko burya ya systeme iri mu ijambo ry'Imana ivuga ngo udakora ntakarye, wewe ugatangira kumwereka ko noneho ubwo umuntu ashobora kurya atanakora ndetse ataniyushya kuya, ukaburi kumushyigikira muri bwa bunebwe, ku buryo uri gutuma noneho ingesi igenda igakuruka, buri kumurimbura kurushaho uko yarari no kwirimbura. Wowe ngo uri kumufasha ariko uri kumwica kurushaho. Buriya hari ikintu abantu batagomba kwitiranya. Ntabwo ugomba kwitiranya gufasha umuntu
no kumushyigikira mu mafuti ye. Buriya gufata umuntu w'umunebwe nk'uwo nguwo ugakomeza umuha ibyo akeneye byose ntabwo uba uri kumufasha, uba uri kumushyigikira kuguma muri ayo mafuti. Buriya Bibiliya nayo igaragaza ko ngo iyo ufashije umuntu w'umunebwe gutyo mu buryo bujyanye n'amafaranga, ukamuha amafaranga yo gukoresha ubuzima bwe bwa buri munsi atayavunikiye nta n'ikintu yakoze, ntago uba uri kumufasha, uba uri kumuremaza, uba uri kumumugaza, uba uri kumwica. Wewe ugenda wikomanga mu gatuza uvuga turiya ndamugaburira nta n'ikintu na kimwe akora, nta n'iki yakoze, wowe ukumva ko nyine ngo uri umuntu ufite umutima mwiza, ariko n'ubwibone uba ufite uri no kwica umuntu mugenzi wawe utabizi, uri kumuremaza, wari uzi ngo warafashije. Hahandi wowe ushobora no kuzagenda ukavuga ngo ariko ngo nafashije abantu, ngo nafashije umuntu, ahubwo ukazasanga wari uri gukora icyaha, wari uri kwangiza sisiteme Imana yashushanyije. Ahubwo ukazabazwa kuki waremaje abantu, kuki wari uri kwica abantu, kuki wavuguruzaga Bibiliya. Bibiliya ibisobanura neza igaragaza ko mu gihe umuntu ari umunebwe gutyo, wowe ugakomeza umuha ibyo akeneye byose ntacyo yakoze, ukamurekera aho ngaho, nakubwiye ngo kuba waha umuntu igishoro nabwo kandi akazakikwishyura, ibyo ni ibintu bibiri bitandukanye. Uko nugufasha, ariko umuntu kumuha ibyo akeneye byose kugira ngo yicare mu nzu gusa, gume kuri telefone yakandakande, yicare mu buriri aryame, uze kumumenyera inkweto, umumenyera imyenda, umucumbikire, ibiki byose ibintu nk'ibyo ngibyo ku buntu, uba uri kumwica. Buriya ngo uba uri gutuma umuntu adahura n'ingorane. Buriya ubuntu ngo ugomba kumurekaho umunebwe agahura n'ingorane, agahura n'ibibazo. Ibyo ngibyo ngo ibyo bibazo ahura nabyo by'ubunebwe yishyizemo nibyo bimukangura, bikamuha isomo, bikamukubita, akahita acika ku bunebwe, akavuga ati nimba ari ikintu kibi nabonye ni ubunebwe no kwicara utagira icyo uri gukora, cyangwa se no guhunga inshingano. Rero iyo uri kumufasha mu utwo tuntu uba uri gutuma bya bihano Imana yashyizeho, bwa bukene n'iki, adakura nabyo ngo bimukubite neza, akanguke, amenye inshingano ze, azagirira igihugu akamaro, nawe agirira abandi akamaro, n'abazamukomoka abagirira akamaro. Wewe uzi ngo waramufashije, kumva uri kumwica, uri kwica abazamukomokaho, uri no kwima igihugu, noneho umusaruro w'uwo muntu ugiye gutuma uwo muntu nta musaruro aho igihugu. Suza abantu se bari abanyabwenge, hari ibintu byinshi bagakoze bagafashije isi, ariko ugasanga ni abanebwe. Abanebwe Bibiliya itubuza kubafasha, urabareka ubukene bukabakubita, kuko mu migani twabonye ko ngo ukuboko k'umunebwe kuzana ubukene, bwamara kumukubita yakwisanga mu bibazo, none agatangira gukabuka, yatangira kubona yasebye, atagifite umuha imyenda, atagifite ibyo arya, atangiye kunanuka, cyangwa se asa nabi mu bantu, agatangira kuvuga ati ntabwo nkwiye gusekwa n'abantu, mbonye isomo nanjye nkwiye gusa neza, agatangira no gushaka akazi cyangwa se amafaranga. Bo ni abantu ba mbere Bibiliya ivuga ko tutagomba gufasha, abanebwe. Kugira ngo wenda utanavuga ngo ni umutima mubi, nusoma muri Matayo, tugeze no mu isezerano rishya, nugera muri Matayo 25, 24 kugeza kuri 30, Yesu ubwe nawe yagaragaje ingorane zigomba kugera ku muntu w'umunebwe. Yesu yagarutse, ni umugani Yesu, ngira ngo murabyibuka ko yavugiraga mu migani. Muri buku umugani Yesu yaciye wanditse aho hantu, muze no kujya mufata bire ariko muhasome. Yesu yaciye umugani avuga ku bantu bagiye bahabwa itarantu. Avuga bamwe bagiye bahabwa itarantu, bakayifata bakayishora ikabyara andi, abagize gutya na gutya bakoresha iyo tarantu. Ngo muri abo bantu bari bahawe itarantu, hari uwahawe itarantu aravuga ngo ubwo databuja mpaye itarantu, reka ngende nyifate, nyihishe, nyibike, nazagaruka azasanga narayibitse neza, nongere nyimwereke. Yesu akomeza avuga ko ngo ibyo bintu umugenga w'uwo muntu waramusigiye, ngo iyo tarantu ngagarutse ngo yarababaye cyane, ngo urwitwazo rwose uwo muntu yamuhaye ntiyarwumvisha, ko umuntu yaravugaga ngo nagize ubwoba bwo kuba iyo tarantu nayishora itazahomba, nagize ubwoba bwo kuba nayikoresha iki n'iki. Gusa inzitwazo zose ntabwo umugenga yazumvisha, yaramubwiye ngo, cyangwa se umutware we yaramubwiye ngo uri umuntu mubi, uri n'umunebwe, ndetse ngo amunyaga n'ibyo yari yisanganiwe. Icyo kintu uri kucyumva, ariko uwo mugani ni kurangira uvuga. Yesu yaciye umugani aravuga ngo master w'uwo muntu, cyangwa se umugenga w'uwo muntu, umutware w'uwo muntu, yaraje amwambura ya tarantu yamusigiye, yamuhaye, kuko yabaye umunebwe akayibika ntayikoreshe cyangwa ayibyaza umusaruro, arayimwambura, amwambura n'utundi yari yisanganiwe. Muri makini gasopo Yesu yatanze ashaka kuvuga ko abanebwe bahabwa ibintu ntibabikoresha, kuko buri muntu wese buri uri ku isi tutabishidikanyijeho yahawe impano, cyangwa se afite ubushobozi bwo kuba bwamutunga muri iyi si, akarya akabaho. Ni kuko Imana yaremye abantu. Ntabwo Imana yaremye umuntu ivuge ngo uyu nguyu ngo nzamuha itarantu yo kuba yarya, uriya we nyimwime. Buri muntu buriya afite amayeri yose yo kuba yabasha kurya, cyangwa se yo kuba yakora, yo kuba yabaho muri iyi si. Uko byamera kose niko bishushanyije. Nta muntu ukurusha ubwenge, nta ukurusha umugisha, nta ukurusha amahirwe. Ibyo nibyo bagenda bakababeshya, nibyo Satani ababeshya. Yesu hano mu mugani we yagaragaje ko noneho mu gihe udakoresheje itarantu wahawe,
cyangwa se ngo ureke ubunebwe, ngo uzamburwa na twa tundi duke wari wifitiye, ahubwo natwo ukwiye kutwamburwa. ngira ngo uri kumva ko Bibiliya nta miyaga ishyiriramo abanebwe. Yesu aravuga tukwiye kwamburwa iyo tarano wahawe yakagombye kugutunga utakoresheje, ukanamburwa noneho na twa tundi duke wari ufite, kugira ngo noneho wumve ingaruka z'ubunebwe. uri kumva ko umunebwe tudakwiye kumufasha, nta mpuhwe dukwiye kumugirira, na Bibiliya ntazo yamugiriye. akubwiye ngo hari itandukaniro ry'umuntu udashaka gukora n'itandukaniro ry'umuntu wifuza gukora ariko wabuze icyo akora. iyo usomye mu Migani n'ubundi 6 gukomeza kugera ku 9, hari ahantu handitse n'ubundi havuga ku banebwe. ni ikibazo cyabazwaga. Imigani ni igitabo cyanditswe n'umunyabwenge, Imana yihereye ubwenge ngo bwinshi cyane. haranditse ngo uzasinzira ugeze ryari wa munebwe we, uzakanguka ryari? uhora wibwira ngo reka nsinzireho gatonya nihweture kanzinya kandi nipfunyapfunye mbe nsinziriye mu kanya ndaza kubyuka. niko abanebwe bamera. umuntu avuga ati reka mbe ndyamye gato, reka mbe ndi muri ibi gato, reka mbe ndyamye, ariko uyu munsi wa none ukaza gushiduka ubyutse saa 6 zigeze saa 8. ibyo ngibyo ushobora no kubihuza n'uyu munsi wa none turi. abantu bamaze kuba banebwe, abana cyane cyane b'iyi minsi, urubyiruko rw'iyi minsi n'abantu bakuru. umuntu arafata telefone ngo ndaje gato reka mbe ndi kuri, ubwo turabihuza na Bibiliya ivugaga ati, kera baravugaga ati reka mbe nsinziriyeho gato, ariko uyu munsi wanavuga ati reka mbe ndi kuri TikTok gato nk'iminota 5, ugasanga umuntu amaze amasaha ane kuri TikTok. reka mbe ndi kuri Instagram gatonya, reka mbe ndi kuri YouTube gatonya. none uri no kuri YouTube uri kureba ibintu bitubaka, uri kureba ngo amatiku we, ng'abantu ngo barwanye, ng'abantu batukanye, ng'abantu basebanyije, ugasanga umaze amasaha 5-3 wicaye ku bintu nk'ibyo ngibyo, byibura utari no kureba ikintu cyakungura ubumenyi. nimba uri no kuri izo mbuga nkoranyambaga ngo urebe ibintu byakungura ubumenyi, cyangwa se nawe ubwawe uzibyaza umusaruro. umurongo ni gukomeza ubaza ngo uzakanguka ryari. ati nuko ubukene rero buzakugeraho nk'umujura cyangwa se nk'umwambuzi, n'ubutindi bugutere nk'ingabo. ariko uri kumva biri ukuntu itagirira impuhwe abanebwe. Bibiliya ivuga ko ngo ibwira abanebwe ngo ubukene buzakugeraho nk'umwambuzi. ujye ubona umwambuzi ukuntu akugeraho iyo ufite nka telefone, agukubita kaci akahita kwambura telefone, byana ngombwa akakwica. Bibiliya nuko nguko ivuga abanebwe ngo nuko bizabagendekera, ngo nuko ubukene buzakwinjirana, ngo ubutindi buzagutera nk'ingabo. nimba ujye ubona ingabo nyine, ingabo zigabye nk'igitero zihita zica umwanzi, zihita ziyambukira. za ngabo nyine nawe zirenze ujye uzibona ziri no kwikosa uburyo ziba zikubita n'utuntu tw'udushoka zigendana, warasibonye umuvuduko ziba ziriho. ngo ni kuriya ngo ubutindi buzagutera nk'ingabo. kumva ko nta mpuhwe na nkeya Bibiliya ifitiye umunebwe. bivuze ngo abantu tubuzwa kuba twafasha, atari ukuvuga ngo ni umutima mubi, ahubwo ari ubwenge no kubaha systeme yashyizweho n'Imana. ni ukudafasha abanebwe. ubundi ngo nawe bizagukenesha ukomeza gufasha umunebwe, imbaraga zawe, ibyo wavunikiye ubiha abanebwe, ubiha umunebwe udashaka gukora, ukabona umuntu uri kumufasha ariko we ntago ashaka kwifasha. buriya bakubwira ko ngo iyo ukomeje gufasha umuntu ukamugaburira, yakagombye kubyuka nawe agahinga umurimo we, cyangwa se nawe agashakisha ikintu buri gukora, ngo buri gutuma uwo muntu azabaho ubuzima bwe bwose atizera Imana, atanemera ko Imana ikora igira neza, nawe yamuha umugisha ikamuteza imbere. ahubwo ugatuma uwo muntu abaho atanemera Imana, akomeza avuga ngo bariya yabahaye umugisha, twe yaratwibagiwe. yakagombye guhura ngo n'isomo ry'uko ubuzima bumukubita, ubundi agahaguruka agakora. none ibi bivuye mu maboko ye, nibwo utangira kubona ibivuye mu maboko yawe, nawe ukavuga ngo Imana koko ishimwe irakora, yampaye umugisha, nawe akwita kube. bivuze ngo uwo tumuvuyeho ntabwo tugomba gufasha umunebwe. tugiye kuwa kabiri, ni abantu 7 nakubwiye Bibiliya itubuza gufasha. abandi bantu ba kabiri Bibiliya itubuza kuba twafasha no kugirira neza, ni abantu bitwa indashima. abantu benshi babaye indashima, kandi indashima zahozeho. nakubwiye ngo ntabwo ari ibintu turi bwikurire mu mutwe, ni ibintu turi bugende dukura muri Bibiliya. Bibiliya itubuza gufasha indashima, ikanatubuza natwe ubwacu kutaba indashima. tugomba gushima. hari abantu ushobora guha amafaranga, ukabaha urukundo rwawe, ukabaha imbaraga zawe, ibitekerezo byawe, bakakwitura kuba indashima. ndetse ahubwo uko abantu bafasha cyane, abantu b'iyi minsi niko bameze. uko ukomeza kubaha amafaranga, ubaha imbaraga zawe, ubafasha aho bagukeneye, ntago babibona nkaho ari ikintu uri kubakorera, babibara nkaho wagira ngo ni nk'ibintu wabagombaga, cyangwa se ni nk'ideni, ku buryo ahubwo unabihagaritse kugira ibyo bakorera, batangira kukurakarira no kugutuka, bakavuga ngo warahindutse, wariyemeye, wagize gute, kuko bumvaga ko ibyo bintu ari nk'ideni barimo, cyangwa se ari ibintu ubagomba. abantu mbega babaye indashima, ariko ntago babaye indashima nona. kuva na kera Bibiliya yari bigiye igaruka kuri bano bantu b'indashima. Bibiliya ivuga ko ngo kuba umuntu ari indashima atari ikosa gusa, ahubwo ni ikimenyetso cy'umuntu ufite umutima ngo wangiritse.
ibyo ngibyo kugira ngo wumve ukuntu indashima ari ikintu kibi cyane kuba umuntu ari hari indashima. Nawe wumvireho uri kunyumva. Iyo usomye muri Luka 17 kugeza kuri 18, Yesu yagize gutya, aragenda asanga ababembe bagera mu 10, arangije bose arabavura, arabakiza, baragenda. Ariko wagarutse kumushimira muri abo babembe ni umuntu umwe wenyine wagarutse gushimira. Yesu aramubwira ngo wakoze kuba wamvuye n'iki n'iki. Yesu noneho ikikwereka ko Yesu indashima nawe atazishimiye cyangwa se byanamubabaje mu kuntu. Yabajije wa mubembe umwe wagarutse ngo ko nabavuye muri 10 abandi 9 bo ko batagarutse kunshimira, hagarutse weho wenyine bimeze bite? Urumva ko Yesu yakibajije icyo kintu ati nabavuye muri 10 nabafashije muri 10, kuki hagarutse weho wenyine gushimira? Bivuze ngo Yesu yari kugaragaza ko babana ari intashima. Hari abantu ufasha nyine bamara gukira bakahita bajya kurya figo nyine bakajya kwikaraga, ntibibuke bakavuga turi muntu n'ubundi n'ibyo yagombaga kudufasha, ntabwo ari ngombwa kujya kumushimira. Niko abantu benshi bameze, uramufasha akahita yigendera ntazongere no kukwibuka. Abo bantu Yesu nabo yahuye nabo. Mba nawe hari abo wafashije ukabona nta numwe uragaruka kugushimira, ahubwo nibo birirwa bagenda bakuvuga nabi bagutuka bagira gute. Ntabwo ariho wa mbere uhuye nabyo, na Yesu nawe yahuye n'indashima. Icyo kibazo Yesu yibashije uwo munsi abaza no mubembe umwe wari ugarutse kumushimira, akamubaza ngo ko nabavuye muri 10 abandi 9 bari hehe ko bataje kunshimira? Nicyo mbega nicyo yabazaga ngo abandi bari he. Nawe icyo nicyo kibazo ukwiye kwibaza, abantu bose nafashije bari hehe? Ba bantu bakiriye ariko bo nibaze kwitura, ba bantu wahaye ntibanavuge ngo urakoze, abandi bazamuwe bakagera hejuru bagatangira kuruma ikiganza cyabateruye kikabazamura hejuru. Ubundi usibye no kuvuga kuba indashima ni icyaha, ni ikintu kibi kigaragaza umutima wangiritse, ku buryo noneho turetse n'iby'ijambo ry'Imana no mu muco nyarwanda ibyo bintu ubundi n'ibyabagaho byo kuba umuntu ari indashima. Umuco nyarwanda warabyamaganaga. Niyo mpamvu wasangaga iyo umuntu yabaga yaraguhaye inka, nimba ari umutware cyangwa se ari umuntu uri hejuru yawe nta n'ikintu ufite cyo kumuha, basi waramwirahiraga ukajya uvuga ati runaka wampaye iki n'iki, runaka wangiriye neza, ukamwirahira. Basi icyo bikigaragaza ko ufite umutima wo gushima. Bivugwa ko ngo kugira umutima ushima ari ikimenyetso cyo kwicisha bugufi ndetse ngo ufite umutima Imana ishaka. Gusa ngo kuba indashima bigaragaza ko ngo uri umuntu wikunda ndetse wumva ko hari ibyo abantu bakugomba. Buriya hari abantu babayeho bumva ko hari icyo abantu babagomba, abo bantu uzababona. Ubwo usanga umuntu nyine niko ameze ubuzima bwe bwose, yumva ko abantu bagomba kumufasha, yaba abo biganye yirirwa batuka ngo bari abantu nta kintu bamfashe kandi tuziranye, ngo kandi ngo bagezeyo, ngo kandi ngiki n'iki. Nyine umuntu akumva ko hari icyo abantu bamugomba, hari icyo isi mugomba. Iyo watangiye kugira imyumvire kumva ko ngo hari icyo umuntu akugomba cyangwa isi kugomba, cyuguryo umuntu aguhaye ngo cyangwa n'uwo muri famiye yawe hari icyo akugomba, tayari ngo biba byarangiye. Buriya kuba indashima ahanini bituruka ku kwikunda. Ibi ngibi biri muri Timoteyo wa 2 gukomeza, aho Pawulo yatuburiraga mu minsi ya nyuma ukuntu ngo abantu bazaba bameze. Ibintu Pawulo avuga bizagaragaza abantu bo mu minsi ya nyuma, nubwo atari byo turi bugaruke uyu munsi, ibindi bigiye birimo. Ikintu cya mbere ngo Pawulo yatubwiye ngo kigaragaza ko tuzaturi mu minsi ya nyuma, ngo abantu bazaba bakunda amafaranga kurusha ikindi kintu icyo ari cyo cyose, bazaba bakunda imiya. Icyo gihe niko bavugaga muri Bibiliya. Ikindi cya kabiri gikurikira, nimba warasomye uwo murongo, Pawulo yavuze ko ngo abantu bo mu minsi ya nyuma ngo ikintu kizaba kibaranga bazaba ari indashima habe na gato. Mbega bazaba barangwa n'umuco wo kuba indashima. Umva ko ikintu cyo kuba indashima ari ikintu kibi cyane. Bibiliya yanagiye igaruka ivuga ati mu minsi ya nyuma noneho muzamenya ko turi mu minsi ya nyuma, mubona ukuntu abantu bahindutse indashima. Muri make Bibiliya hano yagaragazaga ko kuba indashima bisobanuye igisekuru kitari ikimana cyangwa se babantu bagomeye Imana. Buriya ngo gufasha umuntu w'intashima, ubizi warabibonye bwa mbere ibyo wamufashije ntiyagushimiye, hari ibyo yakoze, hari ibyo yavuze, uburyo yitwayemo warabibonye. Hari n'ukuntu ufasha umuntu akatangira kugenda avuga ngo yampaye duke, yamfashije ibintu bike ariko kumfasha ibi n'ibi, ngo kuki se wamfashije ibi biriya byo ntubimfashe. Ibaza icyo kintu. Ariko ngo gufasha umuntu w'intashima ngo ni nko gusuka amazi. Ubona ko bya bintu by'amapaniye usanga bifite imyenge, ngo ni nko gusuka amazi mo hariya hantu, ntabwo kiba kizuzura. Umuntu w'intashima uhora umuhagaya agaya kunenga, ahubwo abona ko hari ibindi byinshi wakamuhaye. Nta gihe na kimwe kiba kizigera kigera kugeza apfuye azigera avuga ngo warakoze, ahubwo azaba kunenga ko hari ibindi byinshi utamuhaye. Bikavugwa ko noneho ngo abantu b'intashima kamere yabo ukuntu ubundi biteye, ukuntu umutima w'abantu b'intashima ngo ukuntu ari mubi cyane. Uko intashima urushaho kuyifasha, uko iminsi igenda irushaho gukomeza gufasha umuntu w'intashima, niko none hagenda atakariza agaciro ubufasha uri kumuha, yumva ko none bikagenda birangira kumva ko ari ibintu. Buri uzareba umuntu bwa mbere iyo umufashije w'intashima
hari igihe wenda ashobora no kwishima akaba yakuvuga ati cyakoze hano wari ugerageje, nyine hari ukuntu asa nk'uwishimyemo kuko ari ubwa mbere bumufashije, ariko ukomeza umufasha umufasha ageraho noneho akabinashima, noneho akumva ko ni ibintu mugomba wana, ahubwo wasa nk'unabihagaritse mukaba mwashwana akavuga ati Imana uri mu biki kutagira gutya. Inashima bakavuga ko urushaho kuyiha niko irushaho kugusaba. Mu gihe umuntu ufite umutima ushima uko umuhaye avuga ati uyu muntu sinshaka gukomeza kumurushya, ngiye ahubwo nzamwitura ryari ibyo yankoreye, ngiye nzamuha ryari. N'abasinzi njya numva bitotomba ngo uriya muntu duhora tumusengerera we nta na rimwe ajya agura, hakaba ngo n'abandi usengerera rimwe ngejo ngakabyuka kubwira ati umunsi ubushize waranguriye icupa, nanjye mureke rwose ngende ndi kumva ameze nk'ukuri mideni ngushimire nanjye nkugurira agacupa. uri kumva ko n'abasinzi ibyo bintu ngo byabagezeho we, njya byumva abantu babivuga b'abasinzi. Ibyo ngibyo Bibiliya ibigarukaho mu migani 17 gutyo ndakeka gukomeza, handitse ngo ikibi nikizigera kiva mu rugo rw'umuntu witura ineza yagiriwe inabi. Bibiliya niko ibivuga ibwira inashima. Bibiliya iravuga ngo umuntu wagiriwe neza we akabyishyura kugirira nabi wamugiriye neza, ikibi ntago kizigera kiva mu rugo rwe. Niko bigenda buriya nimbuzi kuri inashima. Hari abantu bagiye bakugirira neza ukabitura kubagirira nabi, kubavuga nabi, kubasebya, kubafungira ndi mayira runaka, ubagirira nabi kandi bo barakugiriye neza. Bibiliya ivuga ko abo bantu ari inashima, ndetse ngo bafashe icyiza bakorewe bakacitura ikibi, ngo kubw'iyo mpamvu ikibi ntago kizigera kiva mu rugo rwabo. Inashima ahantu ngo zibera mbi, umuntu ananiwe kuba waramugiriye neza ngo anagushimire wenda avuge ngo urakoze, ahubwo ngo inashima noneho irenga kuri uwo murongo wo kuba kutagushimira nta kibazo pe nabyihorere, ariko ngo inashima noneho zirenga kuba zitagushimiye, zikanarenga noneho zikaba arizo zijya kuguhemukira no kukuvuga nabi zirengagije ibyo wazikoreye. Kugira ngo ushobora kwita wishyira muri uwo mwanya muri kano kanya ukabyumva ugakurura umuntu wigeze kwitangira, umuntu wigeze kurwanirira, umuntu washakiye akazi, umuntu wambitse, umuntu wagaburiye, umuntu weretse inzira yamugeza ku iterambere, umuntu wazamuye mu buryo bwari bwo bwose, uwo wagiriye inama runaka, mbega ukamwitangira ukavuga ati uyu muntu rwose namurwanyeho narigomwe kugira ngo uyu muntu abe ameze neza, bikarangira uwo muntu ari uhindukiye uyu munsi wa none mu bantu baguhemukiye ukavuga ngo umuntu wa mbere wampemukiye n'umuntu nagiriye gutya. Akaba ari byo bintu ngira ngo buri muntu wese akenshi aba yarahuye n'uwo muntu w'indashima. Uri kumva uwo muntu ikintu aba yaragukoreye, ineza wamugiriye yayituye ikibi, uwo muntu we mwihorere ntuzigere unamugendaho. Bibiliya ivuga ko ngo uwo muntu ikibi kitazigera kiva mu rugo rwe. Niyo mpamvu ngo inashima zidakunze gutera imbere. Umuntu w'inashima kandi Bibiliya ivuga ko ikibi kitazava mu rugo rwe kubera yituye ineza yagiriwe inabi. Bibiliya rero itubuza gufasha inashima, kuko Bibiliya ntabwo igusaba ngo buri gihe uhinduke. Urabona ka gatapi kaba ku muryango w'isuye abantu banza kwihanagurizaho ibyondo winjira, bakwihanagurizaho ibyondo binjira bagaruka batanagushimiye. Bibiliya ntabwo yifuza kumera gutyo, uba gutyo ukomeza ufasha inashima, kuko Bibiliya izi ikibi cy'inashima n'umutima mubi bishobora kuba byagutera, kuko inashima ngo ibifite umutima wangiritse. Niyo mpamvu Bibiliya ikubuza kugira ngo ntuzongere gufasha inashima. Nimba ubonye umuntu ko ari inashima rimwe, wikongera kugira ikintu umufasha. Nimba hari wabonye inashima n'abo bakoranye itarabashimiye, n'abayifashije mbere itarabashimiye, yirirwa ibasebya cyangwa ibagambanira ibaca inyuma igira gutya, menya ko uwo muntu ari inashima nawe umugendere kure. Ziko buriya kugira ngo wumve ukuntu inashima, kuba umuntu w'indashima ari ikintu kibi cyane. Iyo usomye muri Yohana 6:11, Yesu ubwo yaragiye gukora igitangaza cyo kugaburira abantu ibihumbi n'ibihumbagiza. Icyo gitangaza murakizi, ahantu hose harimo ko bagaburiye abantu, hari ibiryo n'icyo kunywa, umurongo ntago mujya muwuyoberwa. Noneho Yesu buriya ngo umunsi ajya kugaburira abantu yabanje gufata umugati n'amafi byari bihari. Bahora bizi ngo bamuzaniye amafi nimba ari 5, nimba ari 6, nimba ari imigati 2, nimba ari ingahe, agomba kubitubura bikaba byinshi akabigaburira abantu. Yesu yarabanje arabifata. Bibiliya ivuga ko ngo yabanje agashimira. Uri kumva icyo kintu? Ariko yarabanje afata duke twari duhari arashimira. Ntabwo yafashe duke twari duhari ngo ahita abwira Imana ngo ubuze utu tuntu urabona turi bumara iki muri aba bantu wabigize byinshi. Oya, Yesu yarabanje ashimira ko nabyo bihari, arabanza ashimira Imana. Niko Bibiliya ivuga. Yesu kuko yarazi imbaraga ziri mu gushimira, imbaraga ziri mu kuba umuntu ushima, n'ibibazo biri mu kuba indashima. Yarabanje afata twa tuntu duke twari duhari ngo arabanza twereka Imana, arayishimira, arangije agaburira abantu. Mu Batesalonike noneho ho n'ubundi harongera akagaro kavuga ngo tugomba gushima muri buri kimwe cyose. Niko Bibiliya dutegeka
ni buriya ujye witondera ikintu birivuga muri Bibiliya mu Batesalonike yaranditse ngo tujye dushima muri byose. Mbega tuba abantu bashimira muri byose, yaba ari mu kibazo, yaba utamerewe neza, yaba umerewe neza, byaba byaciyemo, waba buriya hari ukuntu unasinda amahoro cyangwa se ibyishimo cyangwa se amafaranga, ibintu ukabona ni byinshi cyane ukibagirwa gushimira, ukumva ni ibintu biraho. Ngo uba ugomba gushima mu bintu byose. Kuko ubundi bavuga ko ngo gushimira bikora nka rukuruzi ikurura imigisha. Ubundi niyo formule. Iyo uri umuntu ushimira cyangwa se ushimira cyangwa se uri umuntu unyurwa nyine hari ukuntu umuntu ashimira ko ati ibintu bimeze neza rwose, ngo bumeze nk'uri gukurura imigisha. Iyo umuntu ashimira ngo aba ameze nk'uhora buri munsi akurura indi migisha ku buzima bwe. Tugushimira Imana gusa n'abakugiriye neza n'abantu, no gushimira kuri muzima, ufite ubuzima bwiza, ubayeho, byose uba ugomba gushima mu bintu byose. Niko biri tubwira Bibiri. Impamvu itubwira iyo formule ngo dushime muri byose nuko Bibiri izi ko ngo uko ushimira urwego rwose waba uriho uri gukurura indi migisha myinshi ku buzima bwawe. Ko buriya ngo iyo ushimiye Imana ibyo yagukoreye irushaho kugukorera ibirenzeho. Iyo ushimiye Imana ku bintu ufite ukayereka ko ufite umutima ushimira, uyereka ati warakoze ku bw'ibi mfite, Imana ihita ivuga ati uyu muntu mumwongere n'ibindi. Noneho ngo iyo uri intashima uba umeze nk'uri kwifungira amayira y'imigisha yawe. Buriya abantu b'intashima we niyo nta kintu wabakora umuntu, gusa umuntu yakubereye intashima cyangwa abantu bakubereye intashima, bo ubwabo baba bari kwikupira amayira y'imigisha yabo. Ntabwo bari gukupa amayira y'imigisha yawe, ayabo baba bari kuyikupira. Kuko formule ivuga gutya ngo niba biri tubwira ngo gushimira bifungura imiryango, bivuze ngo kuba intashima bikinga imiryango y'imigisha. Ngo hari abantu muri iyi si usanga batajya batera imbere, bahora inyuma, ubuzima butagenda neza, ugasanga umuntu yasubiye inyuma, ibyo akora n'ibigenda, ibintu byaranze, akajya yibaza ngo ese ni Satani wanziritse, ni imivumo indiho, ni karande z'abakurambere. Ariko mu by'ukuri atari byo, ahubwo ari ibikorwa by'indashima cyangwa se umutima wo kuba indashima wagiye ugaragaza, ndetse no mu buzima bwawe ukaba uri indashima bihoraho. Inama rero nakugira, abandi bantu biritubuza gufasha ubwo ni indashima. Bivuze ngo nimba ushaka kubaho nawe Imana ikugirira imbabazi, ikuri hafi, iguha umugisha wayo mwinshi, gerageza ube umuntu ushima. Hari uwibura ukuntu abantu benshi baribaza hasi bari abantu kuki bakadufatana bimeze bite, kumba abantu bifitiye umutima ushima, Imana igakomeza ibafungurira imigisha myinshi. Wowe uri indashima n'ibyo ufite, uhora ufite ishyari ry'iby'abandi, abagufashije ntubashimira, abakweretse inzira ntubashimira, ukibaza impamvu ibintu byawe bitameze neza. Niba wirirwa uvuga nabo utuka, ukibaza impamvu ibintu byawe bitagenda neza, kumbe wifitiye umutima wagiye ugafunga inzira z'imigisha yawe. Kuba indashima abagabo nabo tubavuyeho abakabiri tutagomba gufasha ni indashima, kugira ngo babanze biga isomo na systeme, inzira Imana yaharuye yashyizeho, systeme Imana yashyizeho, bize kubagarura ku Mana. Twagiye kuba gatatu. Abandi bantu ngo batagomba rero gufashwa, ba bantu biyemera banishyira hejuru, abo bantu nabo ngo ntabwo tugomba kubafasha. Kuko ngo kwiyemera, kwishyira hejuru n'ubwibone, Bibiliya abo ngabo noneho nta nubwo ibifata nk'ibintu byoroshye. Icyo ni icyaha kibi cyane, ni ikizira, ni ikintu, ni ingeso irimbura ubwayo ikarimbura na nyirayo. Buriya na Satani ajya kuva mu ijuru, ariko uzi ko icyaha cy'ubwibone aricyo cyamumanuye. Niyo mpamvu uyu munsi none icyaha cy'ubwibone aricyo kigiye kumara abantu benshi cyane, kuko niyo kamere ya Satani, nicyo kintu cyonyine buriya cyakuye Satani mu ijuru. Ntugire ngo Satani yari yakoze ibindi byaha, ntiyasambanye, ntiyishe, ntiyagize ate akiri mu ijuru. Ikintu cyonyine Satani yakoze ari mu ijuru ni ubwibone, kwishyira hejuru byahamukuye. Bandi bantu ba gatatu ngo tutagomba gufasha ni abantu bibona, bishyira hejuru, ba bantu nyine bumva ko ari ibitangaza kurusha. Ibyo ngibyo nakubwiye ngo ntabwo ari ibintu turi bugende twikurira mu mutwe ngo duhimbe, ni ibintu Bibiliya ivuga turi bugarukeho. Usomye mu Migani 16:18 ho haranditse ngo kwibona bibanziriza kurimbuka. Abantu bafite ubwibone ku buryo umuntu areba abandi bantu akabona ni babi cyane, barasa nabi, arabarenze, we ni igitangaza, ntiyanamera nkabo. Nyine kwibona, Bibiliya ivuga ko ngo abantu bafite kwibona ngo bibanziriza kurimbuka. Kwibona n'ubundi byenda kumera nko kuba intashima cyangwa se no kwibagirwa kuri umuntu cyangwa se kuzapfa naho waturutse. Uzarebe nk'umuntu bashingiye iduka yari yicaye mari gusuzuguriramo muzaniye amafaranga, cyangwa se umuntu baguriye akamodoka, aba afite ubwibone buruta n'uwari muguriye. Ubwo nyine hari ibintu byinshi tuba tudashaka kwinjiramo, ariko Bibiliya iravuga ngo kwibona bibanziriza kurimbuka, kandi umutima wirarira cyangwa se wa muntu wishyira hejuru ngo bibanziriza kugwa. Buri iyo wirarira wishyira hejuru uri igitangaza, buriya ngo buri kubanziriza kugwa, nicyo kiba cyenda gukurikira. Abantu ngo baragiye bumva ko barenze cyane ku buryo nta cyumba, bano bantu nyine ngo bibona bishyira hejuru, babiyemeza ngo baragenda bakumva ko bari hejuru cyane ku buryo nta cyumba na kimwe basiga cy'Imana.
ku buryo mbega nta mwanya uba uhari w'Imana, ku buryo umuntu yumva ko ibyo yakoze urwego agezeho byose ari ubwenge bwe, ari ubushobozi bwe, ari imbaraga ze. Niyo mpamvu banakwereka ko buri abantu bamaze kubona amafaranga menshi cyane, abantu bamaze gutera imbere cyane, bafite ubwenge bwinshi cyane, babandi bavumbuye ibi bintu runaka Imana iba yarafashije bakabaha ubwenge bakavumbura ibi, yavumbuye umuti, yavumbuye ibi, yabashije gukora imodoka yagize gutya na gutya. Abo bantu nureba neza ubwibone baba bahagaze, yabashije kuzamuka, abantu bose baramumenya, baramukunda, n'umuhanzi runaka nta wamenya. Uwo muntu aragenda ngakibona, ntago ari bose, ku buryo atangira kujya avuga ngo ibi byose nagezeho, uyu ni njye gusa. Nyine abo bantu akagira cya kindi mu Kinyarwanda bita ngo ni inarige, ku buryo ibintu byose biba ari njye, nta wundi muntu wabigizemo uruhare, nta mana, nta cyumba cy'Imana kiba gihari cyo kuba yavuga ngo Imana nayo yabigizemo ukuboko ya. Ndetse ngo abo bantu noneho ntibagirwa inama, ntiwabakosora, kuko kandi bari hejuru bazi ibintu byose, babona abantu bose bari hasi, nta nama wamugira, ntago akwiye kukumva. Kuva kera mu mateka iyo dusubiye mu bitabo, abantu bose ngo bameze gutyo, urwego babaga bariho bose rwose baragwaga, byarangiraga baguye. Ndetse na Bibiliya ikatubwira ngo Imana yanga cyangwa se abibone, cyangwa se mbega ubwo bwibone ntago Imana iba bushaka, ahubwo igirira imbabazi abicisha bugufi, hari byinshi ibahundagazaho. Muri make Bibiliya ubwayo yivugira ko ngo Imana mbega ibimeze nk'iri guhangana, cyangwa se nta ibihanganye n'uwo muntu ufite ubwiyemezi uri kwishyira hejuru. Imana ubwayo ngo ibihanganye nawe. Muri make weho ni ukuvuga ngo ntabwo uhanganye n'abo bantu uri kwiyemeraho, ba bantu wasuzuguye ukumva kuri hejuru yabo, kuko bo bari hasi ari ibyo barusha, ari ubwenge wumva barusha, ari ibyo wagezeho batarageraho. Ntabwo abo bantu ari bo ubuhanganye nabo uba uri kwirataho, ubakandagira, ubasuzugura, mbega ugaragaza ko bari hejuru. Ubuhanganye ngo n'ubushake bw'Imana, wowe ubwawe ubuhanganye n'Imana, uri kwiyemera ku bantu uri kubishyiraho hejuru, kumba uri kwishyira hejuru y'Imana. Satani nawe nuko yagiye kumanuka mu ijuru. Bivuze ngo intambara uhanganyemo n'Imana uko byamera kose ntabwo wayitsinda. Uri kumva ikibazo cy'abibone n'abantu bishyira hejuru? Bivuze ngo ntabwo tugomba gufasha abibone, abantu bishyira hejuru, kuko abo bantu ubwabo baba bahanganye n'Imana, kandi nta muntu uhangana n'Imana ujya utsinda. Muri make impamvu twavuze ati abandi bantu ba gatatu tutagomba gufasha n'abibone baba bishyize hejuru, ni ukubera iki? Wowe urajya gufasha umuntu uhanganye n'Imana, kandi biri tubwira ko abo bantu bishyira hejuru baba bagomba kugwa, nujya kumufasha nawe muragwana hasi. Urasanga umuntu yiyemeye yarishyize hejuru, yarakoronije abantu bakandagira bari hasi ye, nawe ugiye kwiyunga muri systeme ye umufashe, tayari nujya kumufasha muzamanukana mwembi muzagwana, kuko muhanganye n'Imana, ntago mugihanganye n'abantu muri kumva ko murenze, mukandagiye, mukoronije, mubarusha ibintu byose bo bari hasi cyane. Ukibaza ati ko none se Bibiliya ivuga ngo dufasha abantu? Gufasha abantu nibyo, mufasha bari hasi mubazamure, abanyantege nke mubongerera imbaraga, abadafite ubushobozi mubongerera ubushobozi, ariko abibona ko bari hejuru bakabije, bari hejuru cyane, urajya kubafasha iki? Noneho ubwibona ahantu bubera bubi, hari na ba bantu baba bafite ubwibone bumva ko bari hejuru, ariko mu by'ukuri batari hejuru. Aba biyemeze cyangwa se abantu bishyira hejuru, hari n'igihe ubareba ukabona hari ubufasha bakeneye, hari inama bakeneye, ariko se urajya gufasha umuntu udashaka kumufasha, kandi yumva ari hejuru. Abantu ujya kugira inama bakagutuka, bakaba banagukubita. Zabonye abantu ngo hari ibintu ngo mwihaye ngo byo kugira inama bakire, nabonye ngo basigaye abakire babakubita. Kubera iki? Bafite ubwibone, bari kumva ko bari hejuru, nta nama y'umukene bakeneye. Kandi ushobora gusanga igitekerezo cyawe nk'umukene gishobora guhindura ubuzima bwe, kari bugukubite, kuko atazi ko kwishyira hejuru bibanziriza kugwa ahanganye n'Imana. Uzareba bibone cyangwa se abantu bishyira hejuru, niyo ugerageje kumwereka ikintu ahita kurakarira. Ubwo bubaye umwanzi kuko ugerageje kumwereka ko ibyo yakoze atari byo, kandi wari hejuru. Umuntu uri hejuru gutuma ubwira ngo ibintu akora ntago ari byo, ugasanga mubaye abanzi. Ukazumva umuntu ngo isura muntu mwapfuye iki ko nakibona muvugana, ngo namugiriye inama, namweretse ko biriya bintu yari arimo atari byo, nawe akakwanga ngo wamugiriye inama we, kugira ngo wumve ukuntu bino bintu ari bibi cyane. Ba bantu batagirwa inama, ba bantu bumva ko barenzaho, uravuga ati ibi bintu byose ngenda bishoboye, ndarenze, ndi hejuru, ibi bintu mbe ukabona nta nama agirwa, nta bufasha akeneye. Ni wa muntu wumva ko ubwenge bwe buri hejuru busumba byose, nta n'undi muntu banganya ubwenge. Mu migani bavuga ku bantu bameze gutyo, ba bantu bishyira hejuru cyangwa se kubera ibyo bagezeho. Hari igihe umuntu abona amafaranga amaze kugeraho, hari n'igihe umuntu ashaka buriya umugabo ufite amafaranga agahita yumva ko, ukabona yabyimbye kurusha nyiri kuyakorera. Mu migani rero bavuga ko abo bantu baba bameze gutyo, ngo mbese wabonye umuntu wiyemera cyangwa se wiyogeza ko ari umunyabwenge? Ati burya wapfa kwemera umupfapfa kumurutisha ubu. Muri biriya noneho zindi hari ubusobanuro buvuga ngo umuntu wishyira hejuru kuri urwo rwego, wumva kazi byose,
ngo nta byiringiro biba bigihari kuri we ukwiye kumugirira, kuko uwo muntu ibyo biba byarangiye. Ngo ahubwo buriya ngo ibyiringiro ngo wabishyira ku muswa wa muntu udafite ubwenge, kuko ngo haba hari ibyiringiro ko uwo muntu hari aho yagera, cyangwa se hari ibyo yahindura, cyangwa se hari urwego yageraho, kuruta wa wundi ngo wumva ko ari hejuru ya byose. Niko mu migani yavuga 10:26-12 ngo mbese wabonye umuntu wiyegeza ko ari umunyabwenge, ngo burya wapfa kwemera umupfapfa kumurutisha uwe. Iyo umuntu yamaze kumva kazi byose ntago aba agishaka kwiga, kandi iyi si turimo itubwira ko tugomba kwiga buri munsi. Muganga rero murabyibuka muri Eva Life sinaje bantwaye mu maboko, none dore ngarutse nigenza, narakize rwose. Okay, Eva Life mwatabaye ubuzima bwanjye bwari buzimye, none mbatuye umutima nk'ishimwe. nuko muri Eva Life nta kitunyura nko kubona uwo twatabaye yaratoye imitende. Nawe rero ikaze muri Eva Life, tugukiza umuze mu mubiri, unoze umunezero mu mabanga y'abashakanye, tunakwamurureho ingaruka zo kwikinisha. Waba warazengerejwe na infection urinaire, wazonzwe n'inzoka zo mu nda, impyiko, igifu, umwijima, diabete, sinizite, indwara z'abagore, kubura amavangingo, cyangwa warabaye imbata y'ibiyobyabwenge, tambuka, igisubizo kiri muri Eva Life, kuko nta burwayi dakangara. Eva Life ikorera Nyabugogo haruguru gato ya gare, iruhande rwa Kaizen Hotel. Telefone ni 0788282730. Abari mu mahanga namwe ni muhumure, kuko imiti yacu tuyibagezaho mu buryo bwihuse kandi bwizewe. Eva Life. Birivuga ko ubwibone, umuntu uyifite ubwibone no kwishyira hejuru, ngaba ameze nk'ufite umuti wo kwirimbura, bari kwinywesha uburozi bwo kwirimbura ubwe ku giti cye. Uwo nawe tumushyize ku ruhande, ni umuntu tutagomba gufasha. Tujye kuwa kane. Buriya hari itandukaniro riri mu kuba umuntu afite confidence no kuba umuntu ari arrogant cyangwa se ari umwiyemezi. Hari itandukaniro. Buriya hari abantu bavuga ngo buriya muntu ngo yigira confidence nyinshi cyane. Confidence ituruka ku Mana, mu gihe ubwiyemezi buturuka ku mutima wa Satani, cyangwa se umutima mubi nyine, umutima wamaze kuganzwa no kwishyira hejuru. Kuko buri muntu wifitiye confidence ya nyayo, wa muntu nyine wumva ko yifitiye icyizere, ni wa muntu ujya imbere y'abantu yarakoze ibintu birenze, akavuga ngo ibi byose twakoze twabifashijwemo n'Imana, ukabona ari proud yabyo, atewe ishema n'icyo kintu cyo kumva ko ari Imana yamufashije aho ngeze, n'Imana yabimfashijemo. Mu gihe umwiyemezi wa wundi ufite umutima nyine nk'uwo Satani yari afite mu ijuru, ajya kwiyemera ku Mana, avuga ati nakagombye kuba ari njye uyoboye hano, yishyira hejuru cyane, we araza akavuga ati ibyo twagezeho n'ubwenge bwacu, ni amajoro twaraye, namwe muzageraho mumere nkatwe, ariko bizabagora cyane kuko uru rwego tugezeho ibi bintu ubundi ntabwo bijya bibaho. Wa muntu ugaragaza ko ibyakozwe byose ari imbaraga ze, ari ubwenge bwe, ndetse byanagorana cyane kuba ari undi wabikora, ubwo nibwo bita ubwiyemezi. Ariko confidence ni wa muntu rwose ibintu byagezweho byose ibyo yageraho ubona ari kwisekera, avuga ati Imana yaradukoreye, namwe izabagirira neza, iyi ni Imana. Kandi ntabwo bikuraho ko tumubona nk'umunyabwenge. Uzarebe no kuri bantu we wirirwa ubona bazwi bo hanze n'abahehe bose, ntabwo bikuraho ko umuntu mubona ko kuba ashaka avuga ngo ibi byose ngezeho n'Imana yabimfashije, akanayihesha icyubahiro. Ntabwo umuntu tumubona nk'ikigoryi ngo tumubone nk'umunyantege nke, tuvuga ati burya ni Imana, uri ikigoryi utagira Imana. Wapi, n'ubundi dukomeza ahubwo turushaho uwo muntu kumwubaha, tukavuga ati byibuze uyu muntu. Vuze rero ngo hari itandukaniro riri hagati y'umuntu kuba afite confidence y'ibyo yagezeho n'ibyo akora, n'uburyo yabibonyemo, n'uburyo abitwaramo, na wa muntu ufite ubwiyemezi n'ubwibone no kwishyira hejuru. Buriya ngo ubwibone ni handi wumva ko ari weho byose wabyikoreye, mu gihe confidence ari kwa kundi uvuga ngo isoko y'ibyo ngeraho byose y'uwundi we ni Imana. Confidence ni yayindi umuntu avuga ngo njyewe ibintu byose nabishobora, ati kuko nshobozwa byose binyuze muri Kristo uri muri njye, cyangwa se binyuze muri Kristo umpa imbaraga, ntacyo ntashobora gukora. Iyo niyo bita rero kwigirira icyizere bya nyabyo, no kumva ko ufite confidence, kwa kundi umuntu aza akavuga ati ngiye ibintu byose nabikora, nabishobora bitewe na Kristo uri muri njye umpa imbaraga. Nta nkuru nziza muri Bibiliya ivuga ibyerekeranye no kwishyira hejuru n'umuntu wari igitangaza, nk'inkuru y'umwami bitaga Nebukadinezari. Nebukadinezari yari umwami w'igitangaza, bya bindi bavuga ngo umuntu ayoboye isi, ibintu byose abifite, afite ubutunzi, ari hejuru cyane. Inkuru ya Nebukadinezari ni ikimenyetso cyiza cy'ukuntu kwishyira hejuru haba habura gatongugwe. Handi Nebukadinezari yanavugaga ati ariko ubundi nta n'umuntu wanyataka ngo ngereho, nubatse ibi bintu, nakoze ibi n'ibi. Ibyo bintu ngo byababaje Imana.
Imana yavuze ati guta umuntu ariko yumva ko ibyo namufashije cyangwa se bari ngiye wakabikoze yumva ko ari kubyiyitirira, kuko Imana ubundi niyo iba yaragushoboje ibyo byose. Ibaze ko uyu mwami Nebukadinezari nubwo ntashaka ko tumutindaho, ikintu cyonyine yapfuye ni Imana, yatwaye credit y'Imana. Buriya hari abantu udakwiye kurira credit, biriya umuntu agukorera ibintu ukayoga iriya ndirimbo ninjye wayiyandikiye, bikarangira kuko wamuhaye inzibyo cyangwa se n'utundi duserivisi ugenda ufasha abantu ukavuga ati ngukore ibi, wowe uzavuge ko ari wabikoze, urebe ko baguha amafaranga n'akazi n'ibiki. Two n'utuntu tworoshye ndi gutangaho ingero. Cyangwa se ugasanga hari n'ibyo ubwawe wakoze ariko ukumva ko ari wabikoze atari Imana yabikoze, ugashaka gutwara credit y'Imana, ubu uri gukora ikosa rikomeye cyane. Kuko buriya uyu mwami Nebukadinezari buriya ngo yaricaye we arareba aravuga ati mbega ubwami bwiza bw'igitangaza nubatse binyuze mu maboko yanjye, binyuze mu mbaraga zanjye n'ubuhangange bwanjye. Mbega agaragaza ko ibintu byose yagezeho mu bwami bwe bitari bisanzwe, yari afite influence, afite ibintu byose. Nta n'iribiri buriya rya Nebukadinezari, ntabwo Nebukadinezari twavuga ngo yari umuntu mubi, ariko icyo kintu cyonyine yakoze cyo gutwara credit y'Imana, mbega kwiyemera imirimo yakozwe n'Imana ukayitwara wowe ukayiyitirira, nguri igitangaza. Baze ko akimara kuvuga ayo magambo biri muri Daniyeli 4:30 gukomeza ibintu nk'ibyo, ni muri Daniyeli 2 bivuga ko Nebukadinezari kubera gutwara credit y'Imana, Imana yise mwambura ubwo bushongore yavugaga afite, imukura muri ubwo bwami. Nta mu gihugu kimuteye, nta ngabo zimuteye kudeta, nta muntu umurashe. Hari ukuntu buri muntu aba yumva ngo ndi umuyobozi w'igitangaza, ndarinzwe n'iki, ndahambaye, ukumva kuri hejuru y'Imana. Uyu mwami Nebukadinezari kubera ubwo bwibone yari afite, yararinzwe, igihugu cye cyari kirinzwe, nta gahugu kari gupfa kumwataka ngo kamufatane ubwami, nta muntu wamuteye kudeta, ariko kubera yatwaye credit y'Imana bwakiye yisanga mu ishyamba ari kurisha ibyatsi, ari kubaho nk'inyamaswa, yavugaga ngo ni umwami w'igitangaza. Ari mbega ari no munsi y'abantu batoraguza ku muhanda, b'abantu batagira iyo baba, ari munsi yabo, afite ubwami bwubatse hari, yisanga mu ishyamba ari kurisha, yarabaye nk'ikigoryi, yarabaye nk'umusazi. Bivuze ngo nawe ushobora kureba ukabona uri mu kizu cyiza, ukareba konti, ukareba ibintu byose, ukavuga ati nta hantu ubukene buzaturuka, nariteganyirije, nta hantu umwanzi azamera, narabari misedore, ndarindwa n'abafite imbunda, ndazwi, baranze ahantu hose. Abantu nyine umuntu ukabumva ararenza, ariko mu by'ukuri mu gitondo ukaba wabura n'ubwo bwenge wiratanaga ngo ufite ubwenge. Ubwonko bwa muntu ngira ngo murabizi, mu gitondo ushobora kubyuka wabaye n'umusazi nyine, utari gutekereza, uri ku muhanda uri gutora amashashi. Nicyo kibazo gihari. Niyo mpamvu ibyagezweho byose uba ugomba kubishimira Imana, ukareka kwishyira hejuru. Abantu rero tutagomba gufasha abandi twavugaga nabo bantu bishyira hejuru. Abandi bantu bakane ngo tutagomba gufasha, ugomba no kugendera kure, ahubwo ntuba uri kumwe nabo. Bitavuze ngo ukwiye kubanga, ntukwiye kubakunda, ukwiye kubakunda, cyangwa ukaba wabagira n'inama, ariko abo bantu ntabwo ukwiye kwifatanya nabo, ntukwiye kugira ubufasha ubaha bundi byo kuvuga ngo mugiye gufatanya mu bintu bakora. Ni abantu babi b'abanyabyaha, babana, ariko atari ukuvuga twese turi abanyabyaha, ariko hari itandukano riri hagati y'umunyabyaha umenya ko yakoze icyaha akajya kwihana, hakaba na bantu baba baramaze kujya mu cyaha bakavuga ngo ibyo bintu byanyu twe ntabwo dushaka kubyumva, iby'Imana ntubitubwire. Wa muntu budashaka no kuba yanakwihana, wa muntu mbega gukora ikibi kumva ko ahubwo ari parodi y'ikibi yakoze. Abo bantu mu migani rimwe harabisobanura, haravuga ngo hahirwa umuntu udakurikiza imigambi y'ababi, ntahagarare mu nzira y'abanyabyaha, ntiyicarane n'abakobanyi. Mbega abo bantu kabagendera kure. Urumva abantu utagomba gufasha, ariko ba bantu b'abakobanyi nabahe? Ba bantu birirwa basebya abandi, babamwaza, bagaruka ku ntege nke n'ibibi by'abandi bantu, abo nibo bitwa ngo nabakobanyi. Abo bantu ntabwo bukwiye kubafasha, yaba icyo wabafasha icyo ari cyo cyose, abo bantu ntabwo bukwiye kubafasha, bitwa ngo nabakobanyi. Abandi bantu udakwiye gufasha ni ukujya mu nzira y'abanyabyaha, mbega ngo ubafashe nawe uri kumwe n'abo bantu nyine b'abanyabyaha bari mu byaha byabo, bibafashemo. Nimba umuntu agiye mu byaha bimufashemo, mujyane mu bikorane. Cyangwa se ba bantu babi nyine, babandi twita ngo ni abantu babi, banze guhinduka, banze kwihana, babiteye umugongo, atari uko batabizi, babizi ariko barabiteye umugongo. Ntabwo abo bantu ugomba kubafasha. Kwano Zaburi iravuze ngo hahirwa umuntu udakurikiza imigambi y'ababi, imigambi yabo ntuyijyemo. Ariko uyu munsi uramenya ko abantu bafite imigambi mibi abandi bantu, ugacece ukavuga ati aho ni sawa nyine, ubwo mwe mubikore, ngiye ndaza kuba ndi hano tayari uri kubafasha, cyangwa se nawe ukaza kubibafashamo. Nimba Bibiliya ivuga ngo hahirwa umuntu udakurikiza imigambi y'ababi, wowe ukaba ubizi ukayikurikiza iyo migambi yabo kandi uzi ko ari imigambi mibi, urumva ko nta guhirwa. Kandi bivuze ngo hahirwa, guhirwa nawe uzi icyo ari cyo, ubwo nawe nta guhirwa. Ndetse ngo niyicarane n'abakobanyi. Uyu munsi uba wicaranye n'abantu bari kumwaza abandi, bari gusebya abandi, bari kuvuga abandi nabi,
wicaranye n'abo bantu n'abakobanyi. Bibiliya ivuga ko ngo hahirwa umuntu uticarana n'abakobanyi, noneho wicaranye nabo uri no kubafasha gukobana. Kubera iki? Muba muri kuvuga amatiku mukoba abantu kubera intege nke, kandi nta muntu ku isi utagira intege nke. Nabo ngabo bari kubivuga bagira intege nke zabo, nawe uri kubumva uri kubashyigikira ugira intege nke zawe ukifatanya nabo. None iyo ukomeje ugasoma mu Migani 6 n'ibindi hirya ntibuka, hari ahantu handitse ngo hari ibintu Imana yanga cyane, harimo ururimi rubeshya n'amaboko ngo avusha amaraso y'inzirakarengane. Kuvusha amaraso y'inzirakarengane si ukuvuga ngo ugiye kuyikubita uyikomeretse oya, buriya hari n'ibintu ushobora gukorera umuntu ariko uri kumurenganya, icyo gihe nawe bibarwa nkaho uri kuvusha inzirakarengane amaraso. Ndetse ngo mu bindi bintu Imana yanga cyane harimo umutima utegura ukagambirira gukorera undi muntu ikibi. Buriya hari abantu bicara mu mutima harimo ngo ngiye noneho ndabigira uko nzategura mugirire nabi, tumutegera aha, tumugire gutya, tumushyire gutya, tumushyire hanze, bimwicira akazi, bimwicira izina, tubigenze uku nuko. Uwo ni umutima ugambirira gukora ikibi. Kindi ngo Imana yanga ni ibirenge byihutira gukora ikibi. Buriya hari abantu rega bajya gukora ikibi ukabona banakisanzemo batagipanze kibagwiririye, umuntu akaba yakora icyaha n'umutima ukamucira urubanza akihana. Ariko ngo ibirenge byihutira gukora ikibi, umuntu bakivuga ati tugiye gukora ibintu bitari byiza, bya bintu zibi, umuntu akagenda yirukanka cyane avuga ati hahiye ahubwo twatinze. Vuze ngo abo bantu ntabwo ugomba kubafasha nabo. Ba bantu bapromotinga ikibi, bamamaza ikibi atari uko bazi icyiza barakizi, bazi Imana, bazi ibyiza by'Imana, ariko bahisemo kuvuga ngo ikibi nicyo cyaturyoye, nicyo tugomba gushyira imbere, nicyo tugomba gukoresha n'abandi bantu, nicyo tugomba kwamamaza. Abo bantu ubundi ngo kubafasha nabyo ugomba kubireka, kuko urumva ko abo bantu ntabwo bahirwa, nawe iyo wifatanije nabo ntabwo ubuhirwa, kuko ngo wahirwa umuntu utajya muri abo bantu. Bivuze ngo kubafasha ubu ugiye nawe kuba mu bantu badahirwa. Nimba ushaka guhirwa ukabana neza n'Imana ugatera imbere, wikwifatanya n'abo bantu. Ubundi ngo abo bantu nimba ushaka kubafasha cyangwa se no kuguma muri inshuti yabo cyangwa se munaziranye, nimba koko unabakunda, ntabwo uba ugomba kubaha akatoya, ahubwo iga kubabwiza ukuri. Nimba ari ikintu kibi bakoze cyangwa bavuze, bari kuvuga abandi, bari kugambanira kugirira abandi nabi, ari abantu nyine ubona bapromotinga ikibi no gukora ibikorwa bibi Imana yanga, babwiza ukuri, nta guca ku ruhande ngo nuko muziranye. Wibafasha, wigira amafaranga ubaha, wigira imbaraga ubaha, wigira inama zindi ubaha, usibye zo kubabwira ngo nyamara ibintu muri gukora ntabwo ari byiza. Kuba muri kuvuga abantu abakobanyi, muri gukoba abantu ntabwo ari byiza, ni bibi. Kuba muri kugambanira kugirira umuntu nabi ni bibi. Kuba mugiye gukora ikibi ni bibi. Ubabwiza ukuri, ubereke n'icyiza bagakoze. Ariko iyo ucecetse ugaceceka icyiza kandi ubona abantu bari gukora ikibi, nawe umeze nk'uri kubafasha, nk'uri kubatera ingabo mu bitugu, ngo ntabwo ubuhirwa. Ikindi ntabwo ari inshingano zawe kujya kubatabara, ni inshingano zawe guhagarara ku kintu twita gukiranuka, bakakimenya ko ari cyo uhagazeho, utagomba kwivanga mu bintu byabo bibi, ibyaha byabo. Uyu munsi umuntu aba afite inshuti zikora ibyaha, nawe ugapfa kubikora ngo wari uri gufasha inshuti, ariko ntabwo ari inshingano zawe gufasha abantu mu byaha. Ni inshingano zawe guhagarara ku cyitwa gukiranuka no mu kintu cya nyacyo. Bareke wibafasha. Abandi bantu ba gatanu rero utagomba gufasha ni ba bantu twita ngo ni abapfapfa, cyangwa se abo bantu ngira ngo Yesu yagiye abagarukaho kenshi muri Bibiliya bita ngo mwabapfapfa mwe. Kuba umuntu ari umupfapfa ntabwo ari ukuvuga ngo ntabwo afite ubwenge, oya. Kuba umupfapfa ni amahitamo y'umuntu, si ukuvuga ngo ntabwo afite ubwenge. Ni cya gihe umuntu abaza ikintu cya nyacyo ariko akakirengagiza. Hari abantu uyu munsi wa none babuze amahirwe, atari ukuvuga ngo babuze amahirwe y'icyo bakora, atari ukuvuga ngo babuze umugisha, atari ukuvuga ngo babuze icyiza bakora, mbega ukabona ubuzima bwaranze ibintu ntibigenda neza. Bitewe n'iki? Bitewe n'uko ari abapfapfa, atari uko bafite ubwenge. Bafite ubwenge ariko bakaba barahisemo gutera umugongo ubwenge n'inzira y'iby'ubwenge, bakigira mu bintu by'ubupfapfa gusa ngo nibyo biryoshye. Buri urebye neza ubuzima bw'ubupfapfa buba buryoshye. Uzarebe nk'iyo uri kureba abantu bari kwifata amavideo, bari kujya bamira ubuntu bw'ubuyoga, batumura ubuntu bw'ubutabi, suka abo bantu baba batarize, atari abanyabwenge, batazi ko ibyo bintu no kubireba iyo shusho ukabona umuntu yambaye akajipo kagufa ari guhena mu bantu, suko uwo muntu aba atazi ubwenge cyangwa atarize, ahubwo ni ukubera ko yahisemo inzira y'ubupfapfa kuko ari iryoshye, kuko akenshi ari abantu bakomera amashyi ngo ibi bintu nibyo, ariko iyo nzira iba ari iy'ubupfapfa. Niyo mpamvu iyo usomye mu Migani biritubwira ati abo bantu nabo ntabwo ukwiye kubafasha, kuko mu Migani haravuga ngo gendana n'umunyabwenge nawe uzaba umunyabwenge, kuko iyo uzengurutswe n'ibigoryi cyangwa ugendana n'ibigoryi uhura n'ingaruka mbi cyane. Niko mu Migani havuga. Kanze tuhasome neza uyu murongo ubundi, kuko hari ukuntu naje gusanga munagira ngo ni ngewe ugenda mbyihimbira. Aho hantu haranditse ngo ugendana n'abanyabwenge nawe azaba umunyabwenge. Ibi byandi tukubwira atari ko nugendana n'abapfu uzabihanirwa, ugendana mbega n'abapfapfa azabihanirwa.
ni ukuvuga ngo iyo ugendanye n'abapfapfa b'abantu bazi ubwenge ariko batashaka kubukoresha bahisemo kwikorera iby'ubupfapfa, ibyo bintu ugomba kumenya ko uzabihanirwa. buri iyo ugendanye, sinjya mpora mbibabwira, iyo ugendanye n'injajwa eshatu nawe ushiduka warabaye iya kane kandi ibyo bintu utarabikundaga. iyo ugendana n'indaya eshatu cyangwa se n'abagore b'indaya batatu cyangwa n'abagabo b'indaya batatu, uko byamera kose nawe uzagera ukabiya kane cyangwa se ukavuga ariko reka nanjye uyu munsi numva ukuntu bimeze. iyo ugendanye n'abasinzi bane nawe haba ari igihe bazakubwira atari ko somaho wumve wana kano ka champagne ko ntaribi, cyangwa se tangira gutya, utangira gake gake nawe ukazagenda uko. Bibiliya ivuga ko ngabo bantu rero aribo bitwa abapfapfa, kuba abantu bazi icyiza, bazi inzira nziza ariko ntibayijyemo. ariko uzarebe iyo ikigoryi kigendanye n'abantu bahora bavuga business, ikigoryi kigendanye n'abantu basanzwe baganira ibintu by'ubwenge, ushiduka uwo muntu mwaramubonaga nk'idage mukabona asigaye avuga ibintu by'ubwenge, mukabona nawe yamenye ahantu washyira amafaranga. buri iyo ugendanye n'abakire ubumva cyane, umenya ukuntu diro zikinwa, wagendana n'abagezi ba nawe ukamenya ukuntu ibi bikorwa. niyo mpamvu Bibiliya ivuga ngo iyo ugendana n'abanyabwenge nawe uzaba umunyabwenge uko byamera kose, nugendana n'injajwa nawe uzaba injajwa. Bibiliya iravuga ngo abagendana n'abapfapfa cyangwa se abari kumwe n'abapfapfa, urumva uri gufasha abapfapfa, ugendana nabo uri kumwe nabo mu byo bakora, abo ni abandi bantu udakwiye gufasha, nawe ngo birangira ubihaniwe. umupfapfa ubundi ni ubusobanuro buvuga icyo batubwiye ngo ntitugafashe ibicucu cyangwa se abapfapfa. abo bantu bameze gute? abapfapfa ni ba bantu babwirwa ibintu by'ubwenge, bakerekwa ibintu by'ubwenge, bakaba babizi, bakabijugunya ntibabikore. umupfapfa ni wa muntu ukora ikintu agahura n'ingaruka zacyo, bugacya akabona ko ari kibi, akavuga ati sinzongera kugikora, ejo akagisubiramo kandi abibona ko ari kibi, agahora agisubiramo abizi ko ari kibi, ari ikibazo. uyu munsi wa none dufite abantu bahora bicuza ngo biriya bintu nakoze noneho, ejo akongera akabikora, biriya bintu nakoze noneho. uwo ni umupfapfa, uhora usubira muri bya bintu kandi ubizi ko ari bibi, uzi naho byagejeje abakubanjirije. kugira ngo wumve ukuntu umupfapfa udakwiye kumufasha, nawe ubwawe udakwiye kuba umupfapfa. umupfapfa nakubwiye ngo ni umuntu uba ufite ubwenge. mu migani 26:11 haranditse ngo nk'uko imbwa isubira ku birutsi byayo niko umupfapfa asubira ku bupfapfa bwe. icyo kintu uri kucyumva? ariko imbwa ifite kuruka ibintu mu kanya ikaza kubisubira ikajya kubirya, ngo niko n'umupfapfa amara kuruka ibintu. Mbega ni nko kuvuga ngo ubyikuyemo urabiretse, nicyo abantu bashaka kuvuga. ati imbwa isubira ku birutsi byayo, iba yabirutse yabyanze idashaka ko ibyo bintu biretse, ariko mu kanya ikaza kubisubiraho. umupfapfa nawe ikizakubwira, umupfapfa ni wa muntu uhora ukora ikintu akagaragaza ko ari kibi ngarakiretse, ejo ukongera ukakimubona yakigarutseho, n'ejo akakigarukaho, ahora asubira ku kintu kimwe. uwo muntu ni umupfapfa. ababizi ko bya bintu ari bibi yarabirutse, ariko akongera akabigarukaho. abantu bahora gutyo rero basubira ku bintu bari bivuze ngo ntibabizongera kubikora, basubira muri ibyo bintu ni abapfapfa. abo bantu ngo ntabwo ushobora kuba wabatabara, kuko uko byamera kose bazajya bahora basubira kuri ibyo. ushobora gushyiramo amafaranga yawe ngo babivemo bakabisubiramo, ushobora gushyiramo ubwenge bwawe, imbaraga zawe uhora ubirukaho ubafasha, ariko abo bantu ngo nta kintu ukwiye kubafasha. abo ni abantu b'abapfapfa ngo uhora ugerageza gufasha, ni abantu uhora ushaka kwereka inzira, ariko ejo bakabona bya bintu babwiye babitaye inyuma yahuye bongeye babisubiramo. mbega uhora ugerageza kubaha ikintu bo bakacyanga, niko twabyita. kugira ngo wumve ko umupfapfa nta kintu ukwiye kumufasha, Bibiliya n'ubundi irabitubuza. mu migani 23:9 haranditse ngo ntukagire icyo uvuga umupfapfa kumva, kuko azahinyura ubwenge bw'amagambo yawe. mbega uri kumva icyo kintu? wa muntu ugerageza kugira inama uvuga, cyangwa se uri kubwira abantu ibintu byakabafashije, umupfapfa yicaye aho akahita kuvugira mujye mureka kubeshya abantu wana, ibyo ni imitwe wana, kandi uri kubaho ubwenge bwakafashije abo bantu bakava mu byo barimo. ariko umupfapfa kuko yicara araza kuvuguruze, nta n'ingingo nzima afite, atangire kuvuga ngo muri abasikama, muri abatekamutwe, mugende mwabesikoro mwe. mbega ngo hano aravuga ngo ntukagire icyo uvuga umupfapfa kumva, kuko azahinyura ubwenge bw'amagambo yawe. yaba ari icyo umubwira, yaba ari icyo ubwiye abandi yumva, n'ubundi birangira ahubwo n'amagambo yawe ayagutukiyemo, mbega ugahinduka umuswa. niyo mpamvu bakubwira ngo undi muntu udakwiye gufasha ni umupfapfa. tujye ku wundi. mu yandi magambo hari n'umurongo nanone mu migani uvuga ngo jya uguma kure y'umupfapfa cyangwa se y'ikigoryi, kuko ni amagambo y'ubwenge uzumva ku munwa we. mbega urumva biri bikubwira ngo guma kure y'umupfapfa. muri make Bibiliya iratubwira ngo twe nta kintu dushobora kuba twafasha umupfapfa usibye kureka ibikorwa bye n'Imana, bagacisha bugufi uwo mupfapfa. buriya ukomeje kubafasha buri gutuma batagerwaho na bya bihano. buriya umupfapfa we ubwo aragenda akisanga mu bibazo, akisanga mu makosa, ayo makosa noneho akaba ariyo yigiramo, cyangwa se isi ikamukubita akanyafu. dore isi ijya inyuza abana akanyafu, ako kanyafu kakaba ariko kamukangura akagaruka mu murongo muzima. nawe weho nta kintu wamufasha. abandi bantu ngo utagomba gufasha ni ba bantu b'ababeshyi batari inyangamugayo. ibyo byo bigenda
bigendera mu kintu kimwe. Ba bantu batari inyangamugayo bababeshye, ni ba bantu ufasha wowe uzi ngo uri kubafasha, ariko mu by'ukuri bo baza kugushakaho ubufasha, atari ukuvuga ngo bakeneye ubufasha bwawe cyangwa se bari bunagushimire cyangwa se barakubona nk'umuntu mwiza, ahubwo baza kukureba kuko bazi ko ushukika, ubeshyeka, uri agatsina kagufi bashobora kuba uri insina ngufi bashobora kuba bagira gute, baza bakabeshya bakakubyaza umusaruro. Ba bantu batari inyangamugayo kandi batavugisha ukuri, ba bandi baza kukureba kuko bazi kugira umutima woroshye utari bubahakanire, ariko ibyo baje kukubwira ari ibinyuma, hari abandi bantu batakabibwiye. Ugasanga umuntu uzi ko afite inshuti zifite amafaranga, zifite ibintu byose akeneye, afite umuryango ufite ibyo bintu byose ukeneye, ariko arabarenza aje kureba weho, afite abo bakorana aje kureba weho ku kazi kare, ufite umutima woroshye, buri gihe wihanganira ibinyoma bye ukanihanganira unyangamugayo buke bwe, kuko babandi batabitorera akavuga ati hari umuntu nzi w'ikigoryi. Mbega ni babantu ufashaho kugira ngo bagende banavuga ngo wabafashije, bakavuga ngo uriya ni idage, wana ni ikigoryi, nguriya nta kintu atagukorera, tugende tumutuburire, arabikora ndabizi. Abo bantu murabazi, ba bantu batari inyangamugayo bababeshya. Abo bantu ngo nta kintu ukwiye kubafasha, abo bantu ngo babeshya batavugisha ukuri kandi batari inyangamugayo. Bibiliya ubwayo iravuga ngo, hari umurongo uvuga ngo handitse ngo ururimi rubeshya ni ikizira kuwiteka. Icyo kintu kucyumva, ariko ururimi rubeshya ni ikizira kuwiteka, atahubwo anezezwa n'abakora iby'ukuri, ba bantu b'inyangamugayo. Bivuze ngo abo bantu ibyo bari gukora ni ikizira kuwiteka. Gute ukomeje kubafasha kandi abo bantu ari ururimi rubeshya ni ikizira kuwiteka? Abo bantu ntabwo ukwiye kubafasha kandi ari ikizira. Ikindi kibazo cy'aba bantu ngo babeshya kandi bakigira inyangamugayo, baba bari gutera ikirenge neza mu cya Satani. Impamvu utagomba kubafasha ahanini ukanabitondera, ni ba bantu baza bafite akarimi karyoshye, bari kukubeshya ndetse bakujyana mu bintu utagombye kuri kubafasha kuko atari inyangamugayo, ariko bakagerageza kwigira nk'aho ari inyangamugayo. Buriya nimba ari abantu ba mbere babeshya, ni abantu baba bivugisha akarimi karyoshye, utakumva bavuga amagambo atari meza, bambaye neza rwose, banatebeje. Abo bantu nibo bateka mutwe ba mbere, nibo bantu babeshyi ba mbere uzasanga. So kuvuga ngo ni bose, ariko abenshi muri bo bigira nk'ari inyangamugayo kandi atari inyangamugayo. Uhita ubihuza n'umurongo uri mu Bakorinto ba 2:11-14, aho Bibiliya ibitubwira ngo Satani afite ubushobozi bwo kwihindura marayika w'umucyo. Niko Bibiliya itubwira ngo Satani buriya nawe afite ubushobozi bwo kwihindura marayika w'umucyo. Marayika w'umucyo ariko uramwumva, ni wa umuntu wese abona akavuga turiya ni marayika ararenze, marayika w'umucyo, nta n'icyaha azi, nta n'ikintu kibi yakora. Abo bantu bariho, ariko abo bantu Satani ngo afite ubushobozi bwo kwigira nkabo. N'abakozi ba Satani mu gamadayimoni cyangwa se n'abantu bashobora kwiyoberanya bakigira nk'ari abantu beza, ariko ari abantu babi. Abo bantu rero batari inyangamugayo biyambika ishusho batari bo kugira ngo bakomeze bakubeshya, babeshya n'abandi nawe ubafashe bagukuraho ibyawe. Abo bantu ngo nta kintu ugomba kubafasha, ugomba kubagendera kure, kuko ngo abo bantu ni ikizira kuwiteka. Ikindi gufasha abantu nk'aba ngo hari ukuntu bikwimisha imigisha nawe ubwawe. Urabaza abo bantu ko ari ababeshyi, buriya ngo hari itandukaniro ryo kuvuga ngo ryo gufasha umuntu bikeneye ko kubona ko akeneye ubufasha, no kuba wavuga ngo uyu muntu nyine arambeshya ariko reka mfe kumufasha, ariko ari kumbeshya. Ibyo bintu umufashishije byakagombye kuguhesha umugisha, kuko uzi abandi bantu babikeneye bya nyabyo, ariko ugiye kubifashisha umuntu uzi ko akubeshya, uzi ko ari umutekamutwe, ngo ni ukugira gusa nyine ngo umwifashirize. Buriya hari abantu usanga ngo nyine namufashije nubwo yambeshya ariko namwihoreye. Ibyo bintu wakabifashishije umuntu uri buguhesha umugisha. Abo bantu nabo rero Bibiliya itubuza kubafasha. Tujya kuwa nyuma tutagomba gufasha, tutarajya kuwa nyuma. Abo bantu bose ngiye ntago mbarimo, mumfashe mwe mukora subscribe. Mukoze subscribe muba muri kumfasha. Mu bantu rero bandi mugomba gufasha nari nibagiwe, harimo iyi YouTube channel bita Rock Entertainment, mugomba kuyifasha mukayishyigikira mukora subscribe. Twagiye kuwa nyuma. Abandi bantu banyuma ngo batagomba gufashwa cyangwa se mutagomba gufasha mwa muri kwangiza igihe, ni ba bantu baticuza. Buriya hari itandukaniro y'umuntu ukora icyaha kikamubabaza akajya kwicuza, hakaba n'umuntu ubuze icyaha kari kibi, azi n'ububi bwacyo, yarakiriye ubumenyi ku cyaha n'icyiza, agakomeza akaba ari icyahitamo akavuga ati ngiye nagaramye hano sinzanahava, ndambaraye hano. Uwo muntu ngo nta kintu wamufasha, nikiraho kwigora. Ibyo ngibyo ubisoma mu Baheburayo 10:26 handitse ngo niba dukora ibyaha nkana, bakireroke handitse ngo mazi y'umushumba ikibazo niba dukora ibyaha nkana tumaze kumenya ukuri, ntihaba hasigaye igitambo cy'ibyaha.
muri make ni nko kuvuga ngo niba abantu bakora ibyaha bazi ukuri bakakora ibyo byaha babizi kandi baramaze kumenya ukuri nuko bagakomeza bakora ibyaha bazi n'ukuri ngo nta kindi gitambo cyacungura abo bantu ku cyaha kibaho mbega biba byararangiye abo bantu nta kintu wabafasha biba byararangiye mu bandi bantu utagomba gufasha ubwo rero harimo abantu batava ku cyaha baticuza ba bantu nyine bakirambarayemo ngo Bibiliya itubwira ko nta gitambo cy'ibyaha cyabo kindi cyabaho ko bamaze kwakira ubumenyi ku byaha ariko bakomeza ngo kubikora nka nababizi ibuka gukora subscribe aho hasi ndaje dukomeze n'izindi nkuru nawe waduha igitekerezo cyawe kubyumva cyangwa se ubuhamya bwawe uko byari bimeze nuko bigiye kumera ciao ciao